nje mbasanga mu bubasha bwanjye na Data ndi Roho w'Imana mu budahangarwa bukomeye n'ubutavogerwa buturuka mu bubasha bw'ubutatu butagatifu. Twunze ubumwe namwe biremwa by'Uhoraho, kuko twifatikanyije kuri uyu munsi kugira ngo turwane urugamba kandi twerurutse ububasha bukomeye mu isi, mu kurohora kiremwa muntu kandi mu gutabara muntu ugeze aharenga. Tuje kwifatikanya namwe mwebwe mwese aho muri hirya no hino ku isi, kandi mukamenya urugamba murimo, mukifatikanya nanjye kugira ngo urumuri rwanjye rugere hose kandi rumurikire benshi. Sinkumirwa ku murimo wanjye na Data, kuko icyo gukora tukizi kandi tukagikorera igihe cyose duhora turi maso, kandi iyo munabaje nkaza kubatabara vuba na bwangu. Sinzuyaza iyo ndi ku murimo, kandi iyo nje gutabara ntabarana ingoga, kuko nsusurutsa ab'imitima ikonje kandi nkomora ab'imitima yakomeretse, nkavura kandi nkahasubiza ubuzima ababubuze. Nimwakire ubuzima muri jye iteka ryose, kuko ndi ubuzima nyabuzima kandi ubuzima buzira ubwandu. Nimwakire imbaraga zanjye kugira ngo muzigenderemo, bityo igihe cyose munezezwe nuko ndi kumwe namwe. Mvugurura byose kandi nkasubiza byose ku murongo, ibyo umwanzi yatatanyije kandi yanyanyagije nkasubiza ku murongo, kuko iteka ryose menya icy'ingenzi kandi nkamenya icyo muntu akeneye. Iyo njya kwinjira sinsaba karibu, kuko nigenga mu biremwa kandi nkagera hose nta na kimwe gishobora kunangira. Ndi umwuka muziranenge sinkumirwa, imbaraga zanjye rero zigera hose ndetse zikagera mu ntebe y'umutima wa buri muntu. Ndagenda nkagera mu magufwa ndetse no mu misokoro, nkasohora imyanda yose, kuko aho ngeze urumuri rwanjye ruratangaza kandi ububasha bwanjye bukigaragaza. Aho ngeze umwijima urahunga, niyo mpamvu ndangwa na isuku, n'abo nsanze nkabifuzaho isuku ikomeye cyane. Nimwakire rero imbaraga zo gutsinda icyaha n'ikibi, intore z'Imana, abana b'Imana. Nimwakire urukundo nyampuhwe, urukundo ruvuguruye, urukundo rutagira ikizinga, urukundo rutarondera akarakarwo, kandi urukundo ruhora iteka ruzirikana mugenzi wa buri wese mu buryo bwimbitse, kugira ngo buri muntu yakire izo mbaraga kandi yakire ubwo bubasha budakumirwa. Nje muri mwe mu buryo bwo kuzuza amasezerano ndetse no kubagaragariza umutsindo udakuka w'umubyeyi Bikira Mariya umuziranenge w'Imana. Nimwakire imbaraga zidasanzwe yafunguriye mu bamwemera kandi mu bamwiyambaza amanywa na nijoro, kuko ahorana namwe kandi akabagaragariza imirimo n'ibitangaza. Ntahwema kubakamo amateka mashya kandi ntasubira inyuma iyo ari gukora, ahubwo atera intambwe ajya mbere kandi akayiteza n'abo bari kumwe nabo. Namwe rero intore z'Imana, mwebwe mwiyambaza nyine uwo mubyeyi amanywa na nijoro akabatakambira iteka ryose, nimumwakire nk'umubyeyi ubakunda, kuko nje kumubagaragarizamo mu buryo bwimbitse kandi nje kubamumenyesha mu buryo budasanzwe, kugira ngo igihe cyose mumenye kandi musobanukirwe n'urukundo rwe rudatezuka.
yemeye kwicisha bugufi mu buryo bukomeye, abakira mu buryo budasanzwe nk'umubyeyi ukunda ikiremwa. Bityo rero igihe nk'iki ngiki akaba ari igihe cyo kumutabaza ndetse no kumwambaza iteka ryose, kugira ngo abasabire kandi abatakambire mu buryo bufatika. Nanjye rero ndi kumwe namwe nk'ubabereye ku rugamba, kugira ngo iteka ryose mbasukuze ikibatsi gitagatifu kandi mbavugururemo umwuka muziranenge wanjye. Ndacyaha kandi nkacyamura, nkashyira ku murongo ibinyanyagiye, nkuzuza ibituzuye, nkakuraho ibicagate, bityo nkasibanganya byose urumuri rwanjye rugatangaza. Nimube rero muri urwo rumuri intore z'Imana kandi inshuti dusangiye imirimo, nimukomere kandi mwakire imbaraga zacu nk'ubutatu butagatifu, kuko twunze ubumwe kandi imirimo yacu ikigaragariza bose. Ntaho tutagera mu buryo bwo kugaragaza umutsindo, ari nayo mpamvu tuje kubateguza ndetse no kubategura, kugira ngo mukenyere kandi mukomeze, mwambare imbaraga muri jye kandi muharanire ubutungane igihe cyose. Ibikorwa byanyu byiza birigaragaza, kuko bitanga umusaruro kandi bikagirira akamaro roho nyamwinshi. Erega iyo mwigomwe mukigomwa igihe cyanyu, mukemera gufata akanya mwisabira, musabira n'isi yose, ibyo byose biratunezeza nk'ab'ijuru. Bityo iyo muntabaje nkaza nkifatikanya namwe mu isengesho ryanyu, nzi neza ibyo mugenda muhura nabyo, kuko akenshi na kenshi umuntu uri mu nzira y'ubutungane ahura n'imitego ikomeye, ariko kandi muzi urugamba ndwana kugira ngo mbategure kandi mbateguze. Buri teka nkuraho imitego yose y'umwanzi, kugira ngo mwisanzure mu rukundo rw'uhoraho. Nimwishime kandi munezerwe, kuko nje kuzuza byinshi muri mwe, kandi nkaba nje kubagaragariza umutsindo, kugira ngo buri wese uri ku rugamba yiyumvemo imbaraga, kuko naje kubavugurura. Uko nagaragaje ububasha bwanjye mu ntumwa zari zifungiranye muri sinakolo, niko nje kuzuza imbaraga muri mwe, mwebwe mwese mwiyambaza izina ry'Imana umunsi ku munsi. Abiyambaza ububasha bwanjye mu buryo bukomeye kandi bagahora iteka bazirikana urukundo rwanjye, nje kubambika kandi nje kongera kubasendereza, kugira ngo mwuzure umwuka muziranenge. Nimwakire ingabire zitandukanye, kugira ngo zibafashe kurushaho kumenya ndetse no gusobanukirwa n'icyo Uhoraho Imana abifuzaho. Nimwakire urumuri, kugira ngo rumurikire intambwe zanyu, iki gihe cyose muhore mwishimye kandi muhore munezerewe. Oya, ni igihe cyo kwakira ibyishimo bivuguruye, kandi ni igihe cyo guturiza muri jye iteka ryose. Nje kubatekanisha ntore biremwa by'Uhoraho, mwebwe mwese abahangayitse, mwebwe mwese mwakutse umutima, mwebwe mwese muhora iteka mwikanga ibirura n'ibisahuzi, mukagira ubwoba budashira. Nimwakire amahoro asendereye, kuko nje kubacungira umutekano, kandi nkaba nje gutura muri mwe. Nimunkingurire imitima yanyu nisanzure kandi ninjire. Mbabajwe na benshi mu mpinda mukanyigizayo, nyamara utari kumwe nanjye arayoba kandi ntacyo ageraho. Nimuntabaze ndabatabara, kandi mwemere mbayobore, kuko mbayobora neza kandi nkabayobora aheza mu buryo bwimbitse kandi mu buryo bufatika, nkabigisha kandi nkabasobanurira byose. Ntaho nkingwa, ntaho mpishwa, kuko nzenguruka kandi nkagera hose mu ntebe z'umutima. Niyo mpamvu nje kubasukura ndetse no gusukura isi yose muri rusange, cyane cyane mwebwe mwese mwaje munsanga kandi musanganiye Data.
mwebwe mwahuriye mu ngoro ntagatifu y'uhoraho, aho izo ngoro ziri hose, nimwakire imbaraga kandi mwakire umusabano w'ijuru mu buryo bwimbitse. Ariko kandi mwibuke ko ingoro ya mbere ari ingoro y'umutima, bityo igihe cyose mukoze urugendo muturuka hirya no hino, mumenye kubanza kwisukura ndetse no gukaraba kugira ngo muke, bityo mwinjire mu ngoro ifatika, ariko ingoro y'umutima wanyu ikeye kandi isukuye. Nimwakire rero urumuri rufatika kugira ngo mwebwe mwese muhore iteka mutabaza kandi mutakambira benshi, bityo umusaruro w'isengesho ryanyu wigaragaze kandi gutabarwa kwanyu ukomeze kwigaragaze mu buryo bufatika. Erega ububasha muhabwa n'ububasha bugaragarira benshi mu buryo budasanzwe, kuko burya iyo mwemeye gufata igihe cyanyu mukakiduhereza, natwe turaza tukifatikanya namwe. Erega ukwigomwa kwanyu turakubona iteka ryose, niyo mpamvu twaje mu bubasha bwacu nk'ubutatu butagatifu kugira ngo twunge ubumwe namwe aho buri wese agiye ari hirya no hino mu isi. Ntimugacogore kandi ntimugacike intege mu rugendo, ahubwo igihe cyose mujye muhora mutabaza kandi mutakamba, kuko urumuri rw'Imana rwabarasiyeho kandi ububasha bw'ijuru bukaba bukomeje kwigaragariza mu bemera uhoraho. Nanjye rero ndi kumwe namwe kugira ngo iteka ryose mbafate ikiganza mu mbaraga zikomeye, ko twaje kumenagura kandi tukaba twaje gukuraho imyanda yose umwanzi yagiye ahumanyisha isi. Twaje gukubura mu buryo bwo gusukura, ariko kandi twaje mu buryo budasanzwe kugira ngo twururutse ububasha bw'itegeko rya nyuma, kugira ngo abari mu isi rwose bamenye ko ububasha bw'ijuru bwururutse kandi buri kumwe nabo, bityo buri wese amenye uko agomba kwitwararika. Erega ubucamanza bwa data buraje, nyamara nta n'umwe uzabasha kurokoka urwo rubanza keretse uzaba wiringiye izina ryacu kandi agakora ugushaka kw'Imana uko tubyifuza. Iki ni igihe rero cy'ukuri, kandi iki ni igihe cy'ubutabera. Iki ni igihe cyo kugira ngo buri wese yisubiremo kandi yisubireho, kuko ari igihe cyo kugira ngo buri wese ace ubwenge, amenye icyo amaze mu isi ndetse n'icyamuzanye ku isi. Ni igihe rero cyo kugira ngo umuntu asubize ubwenge ku gihe, cyane cyane benshi bari mu kigare, bagendera mu kivunge, batazi iyo bava n'iyo bajya. Iki ni igihe cyo kugira ngo buri wese amenye kandi amenye inshingano ze. Naje rero kubavugurura mu buryo bwo kubibutsa kugira ngo buri wese yitegure kandi amenye ko ububasha bw'ijuru bwururutse imvura y'amahindu yururukiye isi yose. Nimwambare kandi mukomere, buri wese arya arimenge kandi buri wese aryamira amajanja, kuko ari igihe cy'isuku idasubirwaho, kandi iyo suku tukaba ari twe tuje kuyikorera mu kiremwa. Ntawe uzadutangira, yewe nta n'uzadukoma imbere, kuko ububasha bwacu bwihagije, kandi icyo twifuza tukaba tugomba kugikora mu biremwa twahanze kandi twagaragarijemo imirimo n'ibitangaza, ariko benshi bakanangira umutima. Tuje rero kugaragaza imbaraga zimenagura imitima imeze nk'ibuye kugira ngo tuyihindure inyama. Bifurije rero kugubwa neza biremwa by'uhoraho, mwebwe mwese mwakiriye ugushaka kw'Imana muri mwe. Umugisha wacu nubasenderere kandi ubakomeze, ubaturemo kandi ubaherekeze, bityo ubageze ku mutsindo. Bifurije kugubwa neza, ndabakunda cyane, ndi roho w'Imana. Amahoro, amahoro, ntore inshuti za data, amahoro, amahoro.